kuri uyu munsi twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu bitaro bya Rutonde. Turatangirana n'umunota wo kwibuka, turaza gukurikizaho isengesho turi bugezweho na Padiri Evode. Turakurikizaho kandi ubutumwa bw'uhagarariye abafite ababo bashyinguye mu rwibutso rwa hano mu bitaro bya Rutonde. Turarigezwaho uhugiye imibiri y'abacu. Nagira ngo rero twigire ejuru dufate umunota wo kwibuka. Murakoze. Ababishobora twakigira ejuru kugira ngo dutangize gahunda yacu n'isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani mubyeyi wacu, mubyeyi mwiza, mubyeyi dukunda, tuje imbere y'ubwiza bwawe twiyoroheje ngo tumare intimba, tumare agahinda twatewe no kubura abacu twakundaga kandi na n'ubu tugikunda. Twabambuwe twari tukibakeneye. Turagushimira ko wari warabaduhaye bakaduha ubuzima. Warakoze Mana. Imyaka 30 irashize bababajwe, bishwe urubozo, batereranywe biteye intimba. Mu bubabare bwabo busa n'ubw'umwana wawe tuzirikana muri ibi bihe bya Pasika ko yatsinze urupfu akazuka. Abacu muri ibyo bihe bikomeye waboherereje abamarayika bo kubakomeza, bapfa gitwari, bapfa bakwambaza, bapfa bakwizeye. Mana nziza, Mana idukunda, uko wazuye umwana wawe Yezu Kristo, turizera kandi twemera rwose ko n'abacu bapfuye bazize uko wabihangiye, basangiye ibyishimo kandi baganje wawe bakuririmbira. Nyagasani, muri aka kanya duteraniye hano turakwiyeretse ngo usa n'imitima yashengutse, ukomeze buri wese uri hano, gahunda zose zibera hano uziyobore, kandi amaraso y'abacu yamenetse kuri ubutaka bw'iki gihugu akomeza turumburire imbuto z'urukundo, amahoro n'umutekano birambye. Tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Arakoze Padiri kutugezaho isengesho. Turagira ngo twakire umuyobozi w'akarere ka Rwamagana tugezeho ijambo ry'ikaze. Nyakubahwa senateri, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa
cyaduteranyirije aha cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Banyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano turi kumwe aha ngaha, nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye turi kumwe aha ngaha, bajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana, abaturage b'umurenge wa Kigabiro n'inkengero zawo, ndetse n'inshuti mwaturutse hirya no hino mukaza kwifatanya natwe, ndabaramukije. Nagira ngo mbere na mbere mbanze abari hano mwese mbakomeze kandi mbabwire ngo mukomere mwihangane, cyane cyane ko muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, tuba twasubije amaso n'umutima inyuma muri bya bihe biremereye kandi bigoye, aho imitima yongera kubibona nk'aho byabaye ejo. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, twateraniye aha mu bitare bya Rutonde kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Kwibuka rero ni inshingano za buri munyarwanda wese ndetse n'undi wese ufite umutima wa kimuntu, kugira ngo imvugo ya jenoside ntizongere kubaho ukundi, iba imvugo ariko ibe n'ingiro, cyane cyane ko iyi mvugo ya jenoside ntizongere kubaho ukundi yari yaravuzwe mu mwaka w'1948 bivuzwe n'umuryango w'abibumbye nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi, ariko yongeye kubaho mu kinyejana cya 21 abaho jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni nayo mpamvu rero tuba twibuka bya amateka nk'aya adufashe gukuramo amasomo. Ni amateka mabi ashaririye, ariko ni amateka yacu. Wari umwanya rero kugira ngo dukuremo amasomo yo kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi. Tuba nanone twibuka kugira ngo twigishe abakiri bato ayo mateka mabi ashaririye twanyuzemo nk'abanyarwanda, kugira ngo ejo n'ejo bundi batazanahura na ba bandi bagipfobya jenoside, bagifite n'ingengabitekerezo yayo, bakabigisha amateka agoramye cyangwa agoretse atariyo, nk'uko dukunze kubibona kuri za social media n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Aha rero duteraniye mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, akarere dufite inzibutso 11 ziruhukiyemo imibiri irenga 83,000. Ubwo ni imibiri yabonetse kuko hari n'itaraboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Uwo mubare munini w'inzibutso bivuze ubukana bukomeye jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe muri aka karere. Muri uyu murenge wa Kigabiro turimo ubwawo ufite inzibutso 3, harimo urwibutso rwo mu bitare bya Rutonde turiho hano, akaba n'urwibutso dukunze kwita urwa Saint Aloys ruri munsi ya Kiliziya, akaba n'ururi Isovu, hose ari mu murenge wa Kigabiro. Ibi rero binerekana uburyo jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rwamagana yari ikomeye, kandi birumvikana kuko uwari burugumesitiri wa komine Rutonde Bizimana Jean Baptiste, unanafungiye muri gereza ya Nsinda, yabigizemo uruhare kimwe n'abandi bayobozi baba abaza segiteri na za serire. Iyo hataba imbaraga z'ubuyobozi no gushishikariza abaturage kwicana, ntabwo jenoside yakorewe abatutsi yari bugere kuri uru rwego. Ni uruhare rero rw'ubuyobozi bubi cyane bwabigizemo uruhare, kandi biranumvikana muri aka karere ka Rwamagana hose yari ifite ubukana, binatewe n'abari abayobozi ba za komine enye zahujwe zikabyara akarere ka Rwamagana. Harimo icyari komine Rutonde yayoborwaga na Bizimana Jean Baptiste, nayo imaze kubabwira. Harimo Bicumbi, cyari komine Bicumbi cyayoborwaga na Semanza wari umaze gusimburwa gatoya na Rugambarara Juvenal. Bose bari interahamwe zikomeye, banaciriwe urubanza n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha. Ndetse wajya hirya gato mu cyari komine Gikoro, naho ukahasanga Paul Bisengimana, nawe wari umwambari wa bugufi cyane wa Semanza. Bivuze yuko kurokokera muri aka karere ntabwo byari byoroshye nyuma y'abo bantu bose. Nagira ngo rero iyo hataba uruhare rw'inkotanyi RPA, ingabo zari za RPA, bahagarike jenoside,
ndahamya yuko tutari bube turi aha ngaha. Tukaba rero tubona ari umwanya mwiza wo kongera gushimira ingabo zari zarapiye zabashije kurokora abahigwaga, ariko no ku rundi ruhande zatabaye n'interahamwe kuko nazo zari zatangiye kwicana zipfa ibyo zasahuye. Kugira ngo rero kuba umushyitsi mukuru, bashyitsi mwese muteraniye aha, tubahe ikaze muri iki gikorwa kandi tubashimira ko mwaje kwifatanya natwe, twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Nyakubahwa Senateri, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Rwamagana, Banyakubahwa mwese muteraniye hano, nk'uko babwiye nitwa Jules Ndamage, nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge duhura iminsi ishize yarambwiye tuzaze kudutangira ikiganiro iwacu, yaransanze aho ntuye hafi muri quartier ntahagana he ati Rwamagana mu Bitare bya Rutonde. Ndamwemerera kuko numva gutanga ikiganiro ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ni inshingano za buri munyarwanda wese, kugira ngo buri wese atange umusanzu wo kugira ngo Jenoside itazongera kuba ukundi mu Rwanda rwacu. Narabanje ndamubaza niko se amateka ya Rutonde by'umwihariko nayahe, ariko ngeze aho ndamwihora ndambwira amateka n'ubundi amateka ni Jenoside nyine, ni ibingibi turimo tubona mu Rwanda hose muri iyi myaka. Amateka nayatugejeje aha ngaha, ayo mateka mabi u Rwanda rwaciyemo. Hano hagiye habaho umwihariko w'ahantu yenda ko abantu bishe vuba cyangwa se nabi, ariko urebye Abatutsi mu Rwanda hose bishwe mu buryo bumwe, baratemwe, bagize amahirwe baramurashe, batawe mu misarane, mu nzuzi n'ahandi. Amateka rero y'Abatutsi muri uru Rwanda rwacu yabaye amwe. Aya mateka ngiye kubagezaho ntago ari amateka nihariye, ni amateka twese tuzi ndetse munayazi kundusha, by'umwihariko aba hano mu Bitare bya Rutonde. Uko Nyakubahwa Meya ijambo amaze kutubwira, akatubwira ko hano hapfuye 83,000 n'ibishyinguye mu nzibutso zimaze kuboneka 11. Abari hano ni mwizi mibare, ni mufati iyo mibare 83,000 mugabanye iminsi itarenze 10 inkotanyi zimaze kubohoza Rwamagana. Ku munsi 8,000 byarapfaga muri Rwamagana. Uko turi aha ntabwo tugeze ku 8,000. Buri munsi 8,000 muri kano karere ka Rwamagana hapfaga abantu barenze 10,000 mu minsi 10. Inkotanyi ngo zagifasha hano muri tariki za 20 aho ngaho. Tuva mu minsi itarenze 13 83 tukaba bamaze gupfa. Murumva ubukana Jenoside yakoranywe. Ubujyanye rero n'amateka, kugira ngo ubwo bukana bugerweho, no iyo mibare igerweho, nuko Jenoside yateguwe igategurwa neza n'abayishyize mu bikorwa. Ngira ngo mu mishinga leta zabanjije leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, yaba leta ya Habyarimana, leta ya Kayibanda, imishinga bateguye bakayishyira mu bikorwa vuba kandi kanarangira vuba. Yo nayita imishinga, umushinga wo kwica Abatutsi banza barawize neza. Impamvu rero tuba tuvuga amateka, ariko mbere na mbere kambanze babwire ko nifatanije namwe, naje kubafata mu mugongo, uko amateka ya Jenoside twese namwe mukomere, by'umwihariko abacitse ku icumu muri kano karere cyangwa se muri umurenge,
muri bino bihe bikomeye mwibuka abacu bashyinguye muri rwibutso rwa Rutonde. Amateka rero ya jenoside yakorewe abatutsi, impamvu tuyavuga no kugira ngo abana badukomokaho, ko twe turimo turagenda, ngo abana badukomokaho batazakubitana n'ikibazo nk'iki. Turavuga ngo never again, ngo ntibizikabeho ukundi, ariko se never again igomba kugira ibishyigikiye, igomba kugira ibiyifasha kugira ngo nyine bibe never again, ntibizongere kubaho ukundi. Naho ubundi tubivuze gusa ntihagire ibikorwa bifatika dukora, twazasanga never again igiye kuba nka never again nyine. N'ubundi umuryango mpuzamahanga wari waravuze ko nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi, baravuze ko nta yindi jenoside izongera kubaho ku isi. Irangije iraba, amahanga arebera. Wa muryango mpuzamahanga twari turimo twese, ibihugu byose bigize isi birimo umuryango mpuzamahanga, ariko jenoside yarabaye nyuma yo kwemeza ko itazongera kuba. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo never again ntizongere kuba ukundi, tugomba gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo itazongera kuba ukundi nyine. Izo ngamba zifatika za mbere ni ukwigisha aya mateka, tukabwira n'urubyiruko bano bana bafite imyaka hasi ya 30 ndetse n'abandi bose bari aho ngaho, kugira ngo bakore, bamenye amateka, bamenye ibyabaye, hanyuma bakora igishoboka cyose kugira ngo itazongera kuba. Naho abasaza bo, abakecuru mu myaka yacu n'abaturi imbere, abantu basa nk'abarimo bagenda. Ko kugenda kwacu rero nubwo tugihari, tugomba gusigira abana bacu umurage mwiza w'urukundo, umurage w'ubumwe bw'Abanyarwanda, umurage wo kwanga urwango rushingiye kuri jenoside cyangwa se ingengabitekerezo ishingiye kuri jenoside. Ikiganiro ngiye kubagezaho kigemo ibice bigeze kuri bitatu by'ingenzi. Hari igice cy'amateka yacu nk'Abanyarwanda, ndagerageza kubihina uko mvuze byose ntabwo twaza kuva hano. Igice cy'ubukoroni, igice cy'ubukoroni, hanyuma mvuge ku gice cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, hanyuma mvuge ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse n'uburyo leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yagiyeho ikubaka u Rwanda. Ku bijyanye n'ubukoroni, nk'uko mubizi abaturage ba hano Rutonde, u Rwanda rwahoze ari igihugu gitekanye mu mateka yacu nk'uko tubizi, igihugu gifite ubumwe, igihugu kiyubatse aho buri munyarwanda wese yavaga indimwe n'undi. U Rwanda rwaterwa buri munyarwanda wese agatabara, nubwo u Rwanda rutaterwaga mu muco wa Kinyarwanda. U Rwanda ntirwaterwaga, rwateraga. Twese tugatabara, tugasenyera umugozi umwe, tukubaka igihugu gishingiye kuri ubwo bumwe bwacu. Abanyarwanda tukaba Abanyarwanda b'umwami twese, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. Rwanda rw'umwami, iyo mvugo murayizi. Rw'uyu Rwanda twese twarimo. Aho abakoroni baziye rero, ninjiye mu bihugu bya Afurika no mu Rwanda barahageze. Twabanje gukolonizwa n'Abadage, hanyuma bamaze gutsindwa intambara y'isi, duhabwa ho ingarigari Ububirigi buradufata kuko Ubudage bwari bumaze gutsindwa. Abazungu bose uko bageze mu Rwanda basanze u Rwanda ari igihugu gifite bwa bumwe nk'uko nababwiye, kandi igihugu buri munyarwanda, igihugu gifite inzego z'ubuyobozi zubatse neza, inzego z'ubuyobozi zubatse neza ku buryo kuzisenya cyangwa se kubayobora uko yiboneye bitari gushoboka. Nibwo bashyizeho politiki yo kuducamo ibice kugira ngo babashe kutuyobora. Babyise mu ndimi z'amahanga ngo divide and rule, reka mbacemo ibice hanyuma mbona uko mbayobora. Nibwo haje system yo ngo ese abantu ubundi ni bamwe, abantu iyi societe dusanze imeze gutya, ifite ingabo, ifite structure z'ubuyobozi, umwami, mutware w'ubutaka, mutware w'inka, mutware w'intambara, nk'uko tubona
hakabaho umukuru w'igihugu akagira ba minisitiri bashinzwe inzego zitandukanye. Iyi systeme ko yubatse cyane tuzabigenze gute? Nuko bazanye divide and rule kugira ngo babashe kuducamo ibice ubundi batuyobore, bashyiraho abatutsi, abatwa, abahutu. Uwo basanze afite inka nyinshi bati ni umututsi, uwo ufite imwe cyangwa ebyiri baturiya ni umuhutu, udafite n'imwe baturiya ni umutwa. Ibyari ibyiciro by'imibereho yacu babigira amoko. Batangira ndetse no gutanga ubuyobozi cyangwa se imyanya bashingiye ku moko, bati abatutsi nibo abantu bazi ubwenge, nibo bagomba kwiga mu mashuri nk'indatwa n'ibindi n'ayandi, kugira ngo babashe kuzategeka abandi, bazabashe kuzafasha abazungu. Ariko icyo kintu ari ukugira ngo bashyiremo difference, bashyiremo itandukaniro hagati y'abantu. N'izindi nyigisho bagiye batanga zigamije kuducamo ibice barabikora. Ku gihugu cyawe kugeza aho bakubwira bati uzajya uza nk'umukerarugendo, nk'umuturiste uze gusura bene wanyu. Muri 1975 yashyizeho itegeko rihindura imitungo y'abatutsi bahunze bayigira imitungo ya leta. Nuvuga ngo bamaze kubirukana neza avuga ati ntibazagaruka, kandi hari ahunze abantu benshi. 1975 hagiye itegeko ngo imitungo yose basize iba ya leta. Murumva ko yari yamaze kubaca byarangiye, yamaze kunegosiya ngo n'ibihugu ngo yakoze mobilisation kubigisha ngo basaba ubwene igihugu bwaho bari, asaba imitungo yabo ayiha leta. Nta kindi bwe yamaze kwirukana avuga ati nta mututsi ugomba garuka mu Rwanda wahunze icyo gihe. Muri 1982 nkuko mubizi, Obote yirukanye abatutsi mu gihugu cya Uganda, hari harongeyemo abatutsi benshi, arabirukana baza mu Mutara hari ya za Kibondo. Ayo mateka murayazi na yavuba ahangaha. Iyo mvuze ngo na yavuba ahangaha ndavuga ku bakuru, abana bo ntago babizi. 82 Habyarimana abazingira mu kantu gato cyane katangana n'inkambi. Bavuga ko ntimujya mu baturage muri amahanga kugeza igihe nzabasubiriza iwanyu mukajya gusubira za Uganda. Aho kugira ngo yakire abanyarwanda bene wabo bari bahunze bameneshejwe na Obote, aravuga ati oya ntago mbashaka, basubirayo. Ibyo byose rero byatumye, kandi icyo mvuga icyabaga cyose muri uru Rwanda umututsi yarapfaga, ikivuzwe cyose igikomeye cyose umututsi agapfa. Igeragezwa rya jenoside rigakorwa hirya no hino mu makomini yose murabizi, mu ma prefecture. Muri 1987 rero ngira ngo zampunzi ko zameneshejwe zabujijwe pfo na ruguru, havutse umuryango wa RPF Inkotanyi uvuka ufite gahunda yo kubohora u Rwanda no kubohora abanyarwanda no kugarura umwe mu banyarwanda, ndetse by'umwihariko no gucyura impunzi nyinshi z'abatutsi zari zarahungiye hirya no hino, no kongera kugarura ituze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urwo rugamba rubaye rero murabizi, abatutsi urugamba rutangiye, icyitwa umututsi barishwe bafungwa mu byitso. Abari hano keka hari abafunzwe mu byitso, abandi barameneshwa, bavanwa mu kazi, bavanwa mu mashuri. Ubwo navuze ko RPF yavutse muri 1987, bayako muri 1990 ku itariki ya mbere nibwo yatangije urugamba. Tangije itariki ya mbere z'ukwa 10 1990. Urwo rugamba rumaze gutangira rero nibwo Mututsi yabonye ishyano, noneho baravuga ati reka tubamareho, tugerageze jenoside turi kwishoboka. Barayigerageza mu Bugesera, barayigerageza za Kibirira, barayigerageza za Murambi hano kwa Gatete. Umujyi wa Kigali ko hagiraga igikoma, buri muntu yarapfaga, abatutsi barapfaga. Katumba yapfuye, abatutsi bagapfa. Bucyana yapfuye, abatutsi bagapfa. Murabizi ibyagiye bikurikiraho. Urugamba rero rwafashe imyaka 4. Hagati aho habamo n'imishyikirano myinshi itandukanye kugira ngo abantu barebe niba abantu bazongera urugamba rwahagarara, ariko hakagira amasezerano yubahirizwa.
ariko ayo masezerano uko mubizi nyine Habyarimana n'abambari be bayagize imbwa ipfuye ngo iri mu gikarito. Ibyo ni babagosora babyivugiraga bati tugiye gutegura apocalypse mu Rwanda. Ibya masezerano ntituyemera, ngira ngo n'abayagiyemo benshi no ku ruhande rwa Habyarimana barabishe. Ngira ngo ndibuka umuntu wamazemo igihe kirekire yari ngura inzira ahagarariye leta ya Habyarimana hari yarusha, nawe baramwishe. Ejo ngira ngo bamushyinguye ku irebero, cyangwa se nawe yashyizwe mu banyapolitiki bazajya bibukwa ku irebero ejo bundi ku itariki 13. Mwarabibonye, mwarabikurikiye. N'abandi rero benshi bagiye nari ndimo mvuga muri 19 muri bukigiye cy'ibyitso abantu bafungiye mu magereza, barya ibyatsi muri za stade, barapfa baricwa, bajugunywa mu byobo hano muri za Kibungo. Murabizi abajyanwaga Kibungo mu mujyi hariya ku ikigo cya gisirikare, kugira ngo abagiyeyo ntibagarukaga cyangwa hagarukaga bake. Hirya no hino hose ubwicanyi burakorwa. So mu myami bya bintu navugaga byo gukomeza gutoteza umututsi ndetse no kumugeragerezaho jenoside, iyo myaka ya 1994, hagati ya 1994 na 1990, mbere yo mu kwezi kwa 4 uru Rwanda n'ubundi amaraso yaramenekaga buri munsi mu mamodoka, abatutsi batakirara mu mazu, barara mu makoridoro, barara mu ntoki. Ibyo byose ngira mu buhamya mujya mutanga cyangwa twumva hirya no hino niko byakozwe. Hakoreshwe kandi itangazamakuru ku buryo abanyarwanda none bose bwa bwicanyi ya jenoside ibageraho, ya ngengabitekerezo ya jenoside ibageraho, kuko ntago itangazamakuru rihuta. Iyo uvugiye kuri radio bivugiye i Kigali, umunota umwe bageze i Cyangugu ni Rusizi na Byumbi, yo ngiyo za Gicumbi na hano za Rwamagana, ubivugiye i Kigali gusa. Haba rero itangazamakuru ryigisha cyane ivangura, rizamo amaradiyo nka za RTLM, hazamo ibinyamakuru nka za Kangura, hazamo izitaga ngo Isibo n'ibindi byose mwajyaga mubisoma, cyangwa se abakuru murabizi, aho higishwaga ko umwanzi w'u Rwanda ari umututsi kandi ko agomba kwicwa. Ndetse n'abasirikare baza kubishyira muri mabwiriza bari bafite, baravuga ati umwanzi w'u Rwanda ni umututsi n'undi wese umushyigikiye. Muri 1994 rero ku itariki ya 6 ndege ya Habyarimana iraswa aho ngaho, abari bahafite ni banyiraho ikigo cya gisirikare hariya za Masaka, nibo bari bafite iyo misozi. Ubwo bari bagamije kugira ngo barebe ko noneho imbarutso yo kwica abatutsi nta kibahagarika. Ku itariki ya 9 Mata bashyiraho leta y'abatabazi, Sindi ku bwabo ayibera perezida, Kambanda aba ministre w'intebe, bategura rero jenoside bayishyira mu bikorwa. Jenoside yateguwe muribuka kuri ya myaka ya 1994 bashyizeho imitwe y'intera hamwe mu gihugu hose, naha za Rutonde intera hamwe zari zihari hose mu Rwanda. Bana abantu b'abasore bajya kwiga igisirikare Gabiro, bajya za Nasho, bajya za hehe, bana umuntu w'umusivili afite imbunda, hatangwa imbunda mu baturage. Ibyo byose byari kugira ngo jenoside izakorwe vuba mu gihe gito kandi bica abantu benshi. Abaturage b'abasore b'imyaka 20, 18 bikoreye imbunda, bikoreye ibiti, bikoreza nta mpongano y'umwanzi. Burya bariho mu Rwanda hose mu makomini 120 ngahe yose twari dufite mu Rwanda. Aho hose rero byari uburyo gutegura jenoside kandi ngo izakorwe mu gihe cya vuba. Mu gihe rero cy'imyisi igeze ku 100 jenoside yarakozwe hano mu Rwanda, zantera hamwe zica abantu benshi, abantu bageze kuri miliyoni mu minsi 90. Niyo nkunda kugendera ku mibare, nubwo ni duha picture, ishusho, ifoto. Nahoze mbaye 10,000 byapfaga Rwamagana buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 2. Noneho mu Rwanda miliyoni ipfuye mu minsi 90, hapfaga abantu bageze ku 11,000 buri munsi, amezi 3 agashira. Murabyumvira
amezi 3 agashira, buri munsi hapfa abantu 11,000. Iyo uvuze 11,000 ujya kuri stade Nyamirambo, kuri stade Ingana, iyo bareba umupira ari benshi bayuzuye bari 12,000 11. Munyumvire namwe, ntabwo isoko rya Rwamagana rye tukabwirwa n'abantu 11,000, reka da ntabwo buryo bajya bageraho. Noneho abo bantu bapfe buri munsi iminsi 90, nta munsi n'umwe uvuyemo. Jenoside rero yateguwe, bashyiraho ibikoresho bizica abantu kandi vuba. Bahabwa imbunda, bahabwa amasuka, bahabwa imihoro. Amasuka nayo guhinga, ariko njye nayo barayakoresheje amafuni, ayo ni amasuka. Bakoresha ibyuma, bakoresha amasasu, bakoresha amagrenade. So ibyo byose rero byateguwe kugira ngo abatutsi bashireho. RPF dushimira yaragerageje uko ishoboye gutabara abanyarwanda, birangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, atanga amabwiriza ko umunyarwanda wese ujya imbere y'ingabo za RPF, murabyibuka, atangaza ashyirwaho ko afatwa nk'umwanzi. Ujya imbere yazo ashaka kuzihagarika zije kubohora abanyarwanda ndetse no gutabara abanyarwanda, ko afatwa nk'umwanzi, arwanywa nk'umwanzi. RPF kuri yo bwabaga izenguruka igerageza gutabara abanyarwanda mu Rwanda hose hashoboka, muri ayo mezi 3 abariho barimo twebwe turi ahangaha, mwebwe muri ahangaha, bari baho icyo gihe. Bose abanyarwanda bariho kubera imbaraga z'umuryango wa RPF Inkotanyi n'ingabo zayo za RPF zatabaye igihugu cyari cyugarijwe na jenoside yakorewe abatutsi. Mukanya meya bivuze neza, avuga aterega naho n'intera hamwe zasigaye zigabana inka nazo zigatemana, ngira ngo iyo batinda gato abatutsi bagashira, ubundi nabo bari gusubiranamo byanze, bari kugabana za televiziyo n'inka n'imirima bagatemana. Kandi haro byatangiye muri Kigali ngo yavuga ati basahuye byinshi, undi akaba amukubise isasu imbunda bari bazifite, ngira ngo nazo zari kugira ngo bagatemana u Rwanda rukarangira. Hanyuma rero RPF maze kubohora u Rwanda yasanze iki muri u Rwanda? Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7, ngira ngo mwari muri hano abenshi, buri wese afite aho yarari. Njye nibuka ko nari i Kigali itariki ya 4 z'ukwa 7 muri 1994. Nta kintu cyari mu Rwanda, yaba inzu zarastwitswe, ibintu byarasahuwe, ubuyobozi budahari, amashuri yarasenywe, amavuriro ntahari, nta miti, amafaranga nk'aho kundi babivuga, nta mafaranga ahari, abantu baraho gusa, nta buzima. RPF cyo yasanze ubwinshi bw'abakoze jenoside bagombaga kuzacibwa imanza. Reba abantu kugira ngo biciye miliyoni no kuhisha abantu benshi cyane, nta umuntu umwe yicwa n'umuntu umwe, hisha abantu benshi, abo bose bagomba kuzacirwa imanza. Na n'ubyo abanyarwanda tutishakamo uburyo bwiza bwo gukoresha gacaca, tutishakamo ibisubizo, na n'ubu byaye ko bitararangira, twari kuzanafata ukarangira batararangira. Aba miliyoni zingahe zisha abantu gukoresha imanza n'inkiko zidusanzwe tuzi hano, n'uburyo zikora no gutanga ibimenyetso no gushinja no gushinjura, kuba tutaracira imanza n'abantu 100. Aho gacaca yagiyeho ikora vuba irabitunganya, abanyarwanda barahanwa, ndetse abandi nubwo nta ndishyi wavuga ngo zigitangaza, ariko nibura wakwiciye umuntu ubonye akurikiranwa agahanwa, uravuga uti mpawe ubutabera. RPF maze kubohora u Rwanda yasanze abanyarwanda barenga miliyoni 2 barahungiye mu mahanga, igihugu kiri vide, abantu bagomba gucyurwa. Aho mwari muri hose ngira ngo hari abishwe barashize, abandi barahunze, igihugu kirimo ubusa. Byose nibyo RPF yasanze muri u Rwanda. Tureba buri gihugu se kitarimo abantu. Narokoteye kuri uyu musozi. Ndashimira abayobozi mu nzego zitandukanye, ndashimira abaturage b'umurenge wa Kigabiro, ndetse n'abandi bose muteraniye hano, mwaje kwifatanya natwe kuri inshuro igihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata
94 by'umwihariko hano mu bitare bya Rutonde. Bambwira gutanga ubuhamya ntabwo byanyoroheye ndetse mbanza kubyanga, ariko ngeze aho ndavuga ngo umuntu atanga icyo afite, ndavuga n'ubundi hari icyo mfite. Ubuhamya bwanjye rero ndabuhera ku mashuri twiga. Dutangira kwiga twatangiriye hariya ku mashuri yo mu Bwiza, noneho igihe turi mu ishuri kuko bamenyaga abanyeshuri bitabiriye uwo munsi, ni nako babazaga Abahutu, Abatutsi, Abatwa bitabiriye. Njyewe rero ntabwo nari nsobanukiwe, kubera ko hari abana twari duturanye twiganaga, twakinaga tujyana kuvoma, nkumva ko turi bamwe. Cyane ko mu rugo bajyaga, iyo babaga baruye inzoga, babanaga n'abo baturanyi, rimwe naba ntagiye ku ishuri, hari ukuntu batanganaga inzoga, nkaba ari ujyana inzoga muri iyo mihana, nk'uko turi bamwe. Ubwo rero baravuze ngo Abahutu bahaguruke, mbonye b'abana bahagurutse nanjye mpagurukana nabo, kuko numvaga turi bamwe, ntabwo nari nzi undi. Mpagurutse uwo bita Kayonga ankubita inkoni mu bitugu, arambwira ngo nikicare. Nari mfite nyine ibiro bito bikeya, narako n'ubundi, arambwira ngo nikicare. Nicara, ubwo ntegereza ikindi cyiciro bakurikizaho Abatutsi, nabwo ndahaguruka ariko ntiyizeye, mvuga ngo nabwo nankubita nyine, ndicara nze guhaguruka mu mwanya wanjye. Ubwo rero bahagurukije Abatutsi, ndahaguruka, mbona nta nkubise, nibwo namenyeye ko nyine ndi Umututsi. Ubwo twarakomeje, tugeze mu mwaka wa 5 twari dufite umwarimu watwigishaga yitwaga Verediana. Hanyuma hari ukuntu twayaga tugira ubunebwe bwo gutaha ku manywa ngo tugaruke tukirirwa ku ishuri dukina umupira, ariko Verediana akabyanga cyane, yamenya ko mwiriwe ubusa akabasubizayo. Umunsi umwe rero nari mvuye mu rugo, mvuye no kurya, rwose numva mpaze nta kibazo mfite. Verediana rero we andebye abona ko ntariye, twayaga dukunda kudodesha udukanzu turimo amaelistike, noneho na bwa buto bwanjye abona ko ntariye, arambwira ati subira mu rugo ntago wariye. Aranyirukana, ndamubwira mvuye mu rugo, ariko mbabazwa n'ukuntu anyirukanya abandi bagiye kwiga. Ubwo rero Kayonga ntiyanditse, n'ubundi nagiye gusohoka n'amarira menshi, ahita amubwira ngo kihorere, ngo niko babaye, ngo niko bameze, ariko niko bameze sinamenya ibyo ari byo. Twarakomeje, tugeze mu mwaka wa 8, hari ukuntu abana basibiraga ariko badakoze exeta. Njyewe nari naragize ikibazo, ndarwara mu gihembwe cya mbere. Ubwo ibihembwe byose kuko ntari nabikoze, niyumvishamo ko ngomba gusibira ntakoze ikizamini cya leta, kuko twari tubifitiye uburenganzira, ugasibira nta kibazo, cyane ko abandi bagombaga kubisaba ndetse bigafata igihe, bikageza igihe bemerwa, ariko twe twatangiranaga n'abana bavuye mu wa 7. Ubwo rero twarize, igihe cyo gukora ibizamini bya leta, igihe abandi bagiye gusinya ku mafishe ayacarabura, twebwe turibura rwose. Hari n'abandi bana b'Imunyaga twari twarasibiranye, ubwo bahamagaza ubuyobozi, barahagera tubabwira ibibazo byacu, ariko n'ubundi ntibyagira icyo bitanga, n'ubundi ntitwakora ikizami. Ndababara, ndagenda, ubwo ndi kumwe n'umusaza akajya ambwira ati jya kwiga muri Seraye. Ndamubwira nti ndakurahiye ntago nziga Seraye.
haza marume yari yaraturutse Uganda ariko atuye ahantu bita Ikirwa, asanga turi mu mpaka, asanga mbabaye, anjyana hanze arambwira ati humura nzakujyana i Bugande kwa basogokuru wiyigire n'icyongereza. Ubwo nagumye muri uwo mwuka wo kujya i Bugande, ariko 90 igeze murabizi inkotanyi zitaha, ubwo urumva kujya i Bugande n'ubundi byahise birangira, birakomeza. 91 nabwo mu kwezi kwa 12 mama yitaba Imana, n'ubundi nsigarana na papa. Twari dusigaranye mu rugo na papa na basaza banjye babiri. Ubwo ntangira inshingano nyene zo kumenya abo mu rugo, mbatekera nk'umwana wasigaye w'umukobwa. Tubaye aho noneho 94 iragera, mu gitondo ku itariki 7, ariko nsubiye inyuma gato, mama amaze gupfa papa yampaye irangamuntu ye ngo njye kumwandukuza kuri komine. Hari umusaza we wari sekreteri, arambwira ati yimushyire abamwandukure. Ngezeyo uwo wari rosanseri bitaga Munyaneza, bamuhereza irangamuntu ngo yandukure uwapfuye. Arangije n'ubundi ashyiraho ubwoko, ariko irangamuntu ya mama yari yanditsemo Hutu, ariko we ahita yandikamo Tutsi. Umusaza waramubwira ati se ko umuhaye ubwoko butari ubwe. Undi aramubwira ngo njyewe icyo nzi nuko nzi uwo bava indimwe, nako ndagatahana. Ubwo rero mu gitondo cyo ku itariki 7 twari turi mu rugo n'ubundi turyamye na papa. Ubwo basaza banjye bari bamaze gukura, umwe yari yaranashatse abiwe bimbwiye, ariko ngiye kumva numva papa arabyutse yicaye ku buriri ahita avuga ngo turashize. Sinamenye icyo bivugiye. Ubwo umugabo we ari we musaza wanjye mukuru, we yahise arwara kuko bo bari basobanukiwe bazi ibyo ari byo. Ndetse ku manywa nko ku itariki ya 8 twari turi mu rugo iwe, ndongera nanone nsubiramo ntariko umubingo wa Manuel iriya ndege rwose azi gupima. Nyibivuga mbona ambwiye nabi cyane, arambwira ati munkurire ibigambo mu rugo, mbega ubona ko we byarangiye. Ubwo twabaye aho ngaho, muramukazi wanjye aravuga ati ariko twebwe urutonde ntago hano bizahagera kuko twebwe ubona dushyize hamwe. Ubwo mu matariki 9, 10 aho ngaho interahamwe zitangira gutera ziturutse Izinga. Twabaga turi mu rugo, wajya kumva abana batoya bahagaze ku musozi baravuza akaruru. Ubwo abagabo bo muri segiteri yacu bose bari bamwe, bo bakamanuka bajya kumera ibitero, ariko bavanze nta muhutu nta mututsi. Birakomeza 11, 12, kuri 13 niho basobanukiwe. Nibwo haje umupolisi ngo wabarasaga bitaga Mugwaneza, ariko noneho n'ababahutu bagiye ku rugamba gukumira ibitero nabo batangira kwivangura na bagenzi babo. Ubwo batangira kujya bashyira intwaro hasi, bagahita ngo bamanika amaboko, bagahita bajyana na babandi babateye. Ubwo byarakomeye turi mu rugo. Ndabyibuka twaciye ku Munini tugera ahantu bita ku Gahembe, njye na muramukazi wanjye. Ubwo abandi bo abo bagabo ntitwaherukanaga. Muramukazi wanjye yari atwite inda nkuru, afite umwana acukije, afite n'undi yakurikiraga, ariko niyumvishamo ko ntagomba kumusiga, ngomba kugendana nawe nkamufasha abo bana. Twaragiye turatambika tugera ahantu bita ku Gahembe, ariko ubwo twe ntitwari tuzi ibyabaye. Ndetse hari ingo zimwe twanyuragaho abantu rwose ubona bibereye mu rugo nta kibazo bafite. Sinzi umwe wababwiye ngo duhunge, undi arababwira ngo nimuhunge mwebwe. Turagenda twicara ku Gahembe, burira
tugeze aho tubonye nta baduteye turavuga ngo dusubire mu rugo turataha. Tugezeyo ubwo mpura na musaza wanjye mutoya nyine uwo witeguraga ubukwe, arambwira ati noneho byarangiye, ati ubu ngubu byakomeye, twagiye tubona batangiye kutwiyomoraho. Ambwira amazina y'abitwa ba Kamana ngo na ba Kagabari, ati bo rwose bamaze kugenda, ati birakomeye. Bwarakeye twirirwa aho ngaho, ku gicamunsi twumva induru ziravuze, haje igitero giturutse Isovu gica ku Munini, ngo gisanga umusaza wari uragiye inka bitaga Mutabaruka na Mahina, kirabica. Noneho ubwo bakomeza baza ku Munini basahura binjira muri Rutonde. Ubwo nahise nongera ndiruka na Sorina n'abana bacu, yari afite n'abandi babiri bakuru, umwe yigaga mu wa gatanu undi ari mu wa gatatu, nabo tukabashyira imbere tukabakorera imitwaro, natwe tugaheka abana tukagenda. Twaragiye tugeze ku kibuga cy'umupira hariya, Sorina sinzi umugabo barimo bavugana amubwira uko bimeze. Igihe barimo bavugana twumva igitero kiduturutse inyuma, bahita batubwira ngo mwihute ngo mukomeze. Turiruka duca mu kibuga, duca mu rugo rw'umusaza Ngirimfura, duca mu rutoki, dukomeza umuhanda. Twaratambitse tugeze hariya ku Bahamya, tubona mu muhanda ari twe twenyine, nta n'inyoni itamba, ari twe twenyine. Turangije turavuga ngo reka dukatire hepfo tugende twihishe mu ishyamba hasi aho ngaho. Ubwo niko inkamba naho bimeze nabi, urusakari rwose. Tugezemo hagati turavuga ngo reka tugume hano kugira ngo abanyenkamba nabo batatubona bakamenya aho turi. Twaricaye, igihe twicaye twumva hanyuzeho imodoka, twumva barasha amasasu nk'abiri. Ubwo baragenda natwe tubamo. Tugeze aho ngaho turavuga ngo reka turebe uko bimeze dusubire mu rugo. Twarongeye tuvamo dusubira mu rugo. Tukigerayo duhura na wa mugabo we, aratubwira ati nkamwe muba mujya hehe muhunga iki murajya he? Aratubwira ati ntimwongere kunzereranira abana. Aratubwira ati njyewe ubu mundeba nakoranye n'interahamwe, igitero cy'Isovu cyamfashe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana, ba nyakubahwa bahagarariye ingabo, polisi n'izindi nzego z'umutekano muri hano, nyakubahwa visi meya, nyakubahwa umuyobozi executive w'umurenge wa Kigabiro, banyacyubahiro, bashyitsi mwese muteraniye hano, bavandimwe, nshuti mwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane hano mu murenge wa Kigabiro, mu cyahoze ari Rutonde by'umwihariko. Abacitse ku icumu mwese ya jenoside yakorewe Abatutsi muri hano mwaje kwifatanya natwe uyu munsi, mbanje kubihanganisha no kubakomeza, cyane cyane kuri uyu munsi utoroshye w'amateka ashaririye, ubuzima bugoye abantu batabasha kuvuga. Ndagize umugisha wo guhabwa uyu mwanya nyuma y'indirimbo za Senderi, byatumye mbasha kugira umutima ukomeye. Byari kungora mu by'ukuri kuza kuvuga nyuma y'ubuhamya bw'abazigaga, bwongeye gutonika umutima wanjye. Rutonde nk'icyahoze ari segiteri kera, wari umurenge ufite amateka meza, wiyubaka
gukundana mu biruhuko, tugakina umupira twese, tugahurira mu kibuga bitaga kwa Margarita cyangwa icya Padiri, twese duhujwe no gukina imipira. Nibuka yuko inshuti zo twari dufite hagati yacu nta waruzi umuhutu nta waruzi umututsi, kubera ko abari barabyaye muri batisimu abana babo twitaga abatutsi bari abo bahutu, ariko twaje kubimenya yuko abantu badahuje cyangwa se batari bahuje icyerekezo umunsi jenoside yatangiye. Ariko na mbere gato nk'uko babivuze mu mashuri twarabibonaga, kuko umututsi w'umuhanga nta burenganzira yari afite bwo kwiga no gukomeza ubwo bwenge bwe. Ariko mu gihe cya jenoside itangiye byo abarimu bishe abandi barimu bagenzi babo, abarimu abo bose bagiye bavuga, nabumvise nibuka imyaka bagiye banyigishamo itandukanye. Hanyuma ngarutse inyuma gato kuri bya bindi navuze mvuga by'abanyamadini, nanjye ndi umupasitori, niyo mugisha mfite. Amakuru nahawe n'umukecuru wanjye, kuko ntabwo nabashije kubibona, abana bamwe b'iwacu ndetse n'abahandi bishwe n'abababyaye muri batisimu. Umubyeyi wakubyaye muri batisimu, Padiri twari twegeranye hariya arabizi, igihango cya batisimu hagati y'umubyeyi n'umwana. Ariko ibyo byarahindutse. Rutonde nari nababwiye mbere, navugaga yuko yari igitangaza, biza kunanirana. Rutonde yaranzwe n'amateka tutari tuyizeho kera. Jire yabivuze, numva nkangutse ubwenge, ndibaza ngira ngo nanabaze abacitse ku icumu bari hano bakeya basigaye, nanibutse abandi nabo batacitse ku icumu, bagiye baturuka hirya no hino, bacitse ku yandi ya kera, kuko jenoside yatangiye kera cyane. Iyo rutonde iza kuba nko hirya ya Kigali gatoya, ngira ngo nta n'umwe ari kuba icyitwa umugabo muri rutonde hano, bake cyane, mbarwa rwose, kandi mu minsi itarenze iminsi 10, 11, 12. Nyakubahwa senateri, mukaba n'umushyitsi mukuru kandi mubyeyi wacu, nyakubahwa meya ndetse na komite nyobozi n'abandi bagize komite nyobozi muri kumwe, banyakubahwa mu nzego z'umutekano, banyakubahwa mwese muri hano mu byiciro bitandukanye muhagarariye, ndabashimiye kandi ndabasuhuje. Ndanishimira ko twese duhuye, abambona neza ko duhuje umutima wo kwibuka abacu no kubasubiza agaciro bambuwe ubwo bicwaga mu nyamaswa. Ni ibihe bitorohera abenshi, ariko duha agaciro bitewe n'umusaruro tuzi dukuramo, arizo mbaraga zidufasha kwiyubaka no guhangana n'ingaruka twasigiwe n'aya mateka twanyuzemo. Turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu kwibuka abacu rero tuzirikana cyane n'urwo bishwe, tukazirikana ubugome byakoranywe. Ibyo biratugasha bikatuzonga, ariko turatwaza, kuko kubibuka ni nako kubabeshaho muri twe. Ntitwabibagirwa, kuko byaba ari ukwibagirwa amateka, byaba ari nko kwibagirwa aho uva, kandi aho tuva niho hatwereka neza aho tugeze, hanyuma aho tugeze naho hakaduha icyerekezo cy'ahazaza. Byumvikane rero ko kwibuka aya mateka yacu ni ingenzi, ni umukoro kuri twe,
biranadusobanura neza ko ari ishingiro ry'amateka meza agomba gukosora amateka twanyuzemo. Banyakubahwa twahuriye hano ku musozi wa Rutonde, munyemerere gato tugaruke ku mateka yaho nubwo yavuzwe mu gihe cya jenoside. Uyu musozi mureba waguyeho abantu baturutse imihanda yose nkuko tujya tubyumva mu buhamya. Iyi Rutonde yari ifite konseye nawe wari mu bahigwaga, ngira ngo kenshi tuba turi kumwe, twagize Imana yuko arokoka, arahari umubyeyi wacu Munyansanga, ariko yari ariho by'umuhango, yari konseye by'umuhango. Bishoboke ko n'abahungiye aha batekerezaga icyo kintu bakumva ntacyo bari bube, nyamara ntibazi ko nawe ariho atariho. Gusa Rutonde ikigaragara yari yarapangiwe abagomba kuyikoramo, dore ko kwica icyo gihe byari byariswe umurimo. Ahaguye abari barokotse hirya no hino, na za Mukarange ya Kayonza bari barokotse jenoside yaho yo kuri 12 yari ikaze z'ukwezi kwa 4, baje biruka bananiwe n'inzara nyinshi, bibwira ko bahunga urupfu, nyamara ntaho kuruhungira hari hahari. Haguye abavuye Munyaga, agwa bavaza Rubona, Sovu na Sibagire, Nkamba n'ahandi hirya no hino. Habaye ibibabaje byo kugura urupfu ugahitishwamo urwo ugomba kwicwa. Ibyo tubyumva n'ahandi, ariko twongere twibuke ko naha mu bitare bya Rutonde byabayeho nkuko tujya tubyumva mu buhamya butandukanye. Ibyo tubisanga henshi, ariko twibuke ko nabyo bigize amateka mu byo twibuka. Mu kwibuka ariko dukomereza kwihumure ryiza Marere, niryo zina twari dukunze kubaha kandi tubona ryari ribakwiye. Ndabinginze abumva bafite umutima woroshye, mwihera hahandi hagoye, hahandi mwarebaga mu jisho ry'urupfu. Nimugarura ubwenge kuri kagahe kabayeho, kakandi katubereye nk'agashashi muri rya curaburindi, kakaba karatubereye umwezi w'ibihe byose. Nimukebuke gato uru rugendo tumazemo imyaka 30 kugera none, maze mwishimire urupfu rwatsinzwe, tukaba twarambitswe ubuzima buzima. Nimuhumure ntitugipfuye. Abacu batubereye ibitambo, muhumura amaraso yabo yatubereye umutsindo, kandi barakiriwe baraheza, ahubwo duharanire kubaho ahabona hacu, kuko nabo bapfuye hacu. Ikivi cyabo tuzacyuse, koko bitari amagambo gusa, ahubwo by'igihango dufitanye nabo. Bavandimwe nshuti, mwese icyo nabifuriza ni ukudaheranwa n'amateka. Hari umuvandimwe uherutse kuduha ikigereranyo cyiza mu bihe nk'ibi twibuka, numva nanjye nshaka kubasangiza. Muri ibi bihe twibuka tuba tumeze nk'umushoferi utwaye, anyuzamo akareba muri retroviseur inyuma ye, ariko ntagumisha y'amaso kugira ngo atavaho agira ibyo agonga imbere ye. Retroviseur zacu rero ni ubu buryo bwacu bwo kwibuka, ntiduhereyo, mureke twibuke, ubundi dukomeze dukataze uko imbere hacu ari heza. Ntabwo nasoza ntashimiye ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu budufasha. Mwaradusindagije, ndabivuga nkubwira abahagarariye ubuyobozi turi kumwe uyu munsi, mwaradusindagije turashinga. Ubu rero abarokotse turemye, turi kumwe namwe, ndetse nitwe tuzi cyane ikiguzi cy'amahoro, kuko twayabuze igihe kinini. Twabuze umutekano igihe kinini, ubu nta waturusha kumenya ikiguzi cyawo. Twakorewe ubugome burenze kamere, nta waturusha kumva ukuntu gutaramira mu neza no guhabwa ihumure biryohera umuntu. Ibyo rero niyo ntego y'uwarokotse jenoside, mu kwamaganya no kurwanya ikibi, duharanira kwimika ineza ikaganza ikibi n'igisa nacyo. Turi kumwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, kandi ibyo dusabwa byose ngo turusheho kwimika ineza tuzabikora, kuko twakoze nibirenze ibyo. Nta cyaruta kubabarira waguhekuye, kandi twarabikoze turacyanabikora. Tuzakomeza guharanira kwibuka
twiyubaka. Iyo niyo ntego yacu, tugomba kubaho ahacu n'ahabacu kuko nabo bapfuye habo n'ahacu, batubera ibitambo. Amaraso yabo rero ndetse n'amaraso y'abarwanaga kugira ngo iki gihugu cyongere kigire ubuzima tuyazirikana buri munsi. Iryo niryo banga dufite ituma duhagarara tukumva twemye, ituma tutarebera ikibi tukacyerekana kandi tukagira uruhare mu kukirwanya. Murakoze mwese, dukomeze kwibuka twiyubaka. Abayobozi bandi muri hano, bavandimwe, inshuti, nagira ngo banze nanjye nk'uko abandi babikoze nihanganishe abanyarutonde ndetse n'abandi bose baboneye ibibi birenze ibindi byose ububi hano mu bitare. Narimo gucokoza uyu mwana ambwira ko yangize umushyitsi ngufu, ariko nyakwamera hano ntabwo ndi umushyitsi, hano ni iwacu. Abo bavugaga abenshi ndabazi, benshi ni bakuru banjye, harimo barumuna banjye, harimo ababyeyi banjye n'abandi. Umushyitsi mukuru rero rwose ni ikibazo gikomeye, ariko kubera ko ndi umusenateri nkaba ari njyewe urusha abandi, urusha abandi izina ry'ubuyobozi, haje nanjye ndusha izina bwa umushyitsi mukuru, nubwo yaba wenda nawe ari uwa hano. Nabyemeye, nta kundi byagenda. Bamenya iyo bavuga abantu nka bakagabo, ariko hari n'abandi bavuga nabo tuzi. Abicanyi nabo babavuze tuzi, abo ba Saidi, ba Mwarimu Saidi. Uramwibuka Mwarimu Saidi nyakubahwa meya? Ungu bari hehe? Ari hehe? Yawa n'abandi bose bavuze, bateguye kandi bagashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri ibi bice. Uwababaza aho bari n'icyo barimo gukora, bavuga iki? Nta kinyarwanda cyiza nk'icya Dativana mfite cy'umukarange. Nyuma y'ibitaro hariya ntabwo twavugaga ikinyarwanda gitomoye cyane, twavangagamo n'igiswahili n'ibindi, ariko ndagerageza gukoresha amagambo numva amvuye ku mutima, asobanura ibyo nshaka gusobanura. Nkaba numva uyu munsi nta n'ikindi nsobanura gikomeye, ndaza kubasangiza igitekerezo nagize ku itariki 7 z'ukwa kane, igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yatangizaga icyumweru cyo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri natekereje ko ijambo twagejejweho na perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame ari ijambo dukwiye no kuvanamo n'ubundi butumwa bwose dukwiye kuba dutanga no muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Ndamage bari abize kera amashuri ahambaye yo ku indimi zihambaye, natwe twarabyize, twayaga twiga za discours z'abantu bakomeye, ibikomerezwa bikomeye ku isi, discours zagiye zivugwa mu binyejana byatambutse, discours zikigwa imyaka igashira n'indi gataha. Nkaba narasanze ririya jambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ku itariki ya 7 tugomba kurishyira mu rwego
dukwiye imbwirwaruhame zitaboneka kenshi ndetse zinakwiye no kwigishwa nta kundi no guhora abantu basesengura ubutumwa buba bwatanzwe muri izo mbwirwaruhame. Itariki yakurikiye itariki ya 7 nafashe umwanya, icyo gihe hari kuri konje, njya mu biro byangiye muri Sena kugira ngo nongere nsubiremo inshuro nyinshi iriya jambo kugira ngo numve igikubiyemo, ndebe ko nakora umwitozo wo kuvanamo najya ubutumwa nagenera abandi igihe bibaye ngombwa ko mbwira abavandimwe cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange ijambo rikwiye kuba ribakomeza mu bihe nk'ibi ngibi. Icyo nagezeho cya mbere nuko nabonye igisubizo cy'ibibazo, wenda icyo gisubizo najyaga nkiyumvamo mu bihe bitandukanye ariko ntagisesengura neza. Maze imyaka 30 buri umwaka ukuje nibaza ukuntu abacitse ku icumu bahagarara, bakaba bakomeye, bakaba bihambiriye kuri iki gihugu, bakaba bakora ibyo basabwa nk'uko Dativa na bagenzi be babigaragaje. Ubundi mu myumvire y'umuntu ntabwo abona impamvu, abona aho uko guhagarara abantu bemye aho bituruka. Ariko sinatinze kongera kubona ko aho bacitse ku icumu bavana izo mbaraga zose naho bazikomoye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ko ari ijambo babwiwe, ijambo ryiza, bari bamenyereye kubwirwa ijambo ribi, bari bamenyereye gucunaguzwa, bari bamenyereye gutotezwa, kuvangurwa no kudahabwa ibyo igihugu kibagomba nk'abanyarwanda buzuye. Nasubije amaso inyuma mpera ku cyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahereyeho mu ijambo rye. Leandre, uraryibuka iryo jambo? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangiriye urakibuka? Yatangiye ashima abacitse ku icumu, ingufu bagaragaza muri iki gihe, imyaka 30, ingufu bagaragaje umwaka umwe nyuma ya jenoside, 2, 3, 4, 5, bituma nanatekereza ko igihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, dukwiye no gutekereza uko bizagenda indi myaka 30 izakurikiraho, indi 30 izakurikiraho, indi 50, indi 100, ariko nsanga byose bizadushobokera. Mbona nyakubahwa Perezida wa Repubulika uko azajya atubwira kuri iriya tariki nk'iriya, azajya yongera agashimira abacitse ku icumu. Dativa rero nubwo barimo kuza gukurikira ibyo ndimo kuvuga, sinzi abari ariko ibyo wavuze mfite icyizere gikomeye mvana muri ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuzakomeza kubivuga igihe cyose n'abazagusimbura mu mwanya urimo bazakomeza bavuge icyo wavuze. Uhagarariye imiryango ifite abantu bashyinguye hano yabivuze neza, yanantumye no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinzi igihe munda ariko mfite uburyo ubonamo. Nanibutse ko ariyo banshyize muri Sena, ntabwo natowe niwe wantoye wenyine. Ubwo yarazi ko hari abantu wenda bazamuntumaho, nzashaka uburyo nanjye ubwo butumwa nzabumugezaho
kandi n'uyu mwanya ubu ngubu iyi mikoro mubona ubu nayo afite uburyo yumva ibisohokamo ibyo bavuze, umenye ko bimugeraho n'abandi ibyo barimo kuvuga biramugeraho. Rero ndahera ku mateka yanjye nanjye ubwanjye. Inkotanyi zimaze guhagarika jenoside mu gice nabagamo ni hano hirya i Rwamagana, ibirometero bike yavuye hano. Inkotanyi zaheze ku itariki ya 19 z'ukwa kane. Noneho ariko kubera ko zagombaga kujya gufata Kigali n'ibindi bice by'u Rwanda kugira ngo bibabohore, kugira ngo inkotanyi zikomeze zirokore abarimo kwicwa ndetse zirukane umwanzi, twebwe twajyanywe i Gahini, inkambi nini cyane. Hari n'abandi bajyanywe mu zindi nkambi, ari inkambi y'i Gahini niyo naboneyemo ibyo nagira ngo nibutse, niba hari aho nigeze kubivuga mukaba mwarabyumvise, mwongere mwumvugo butumwa. N'ivanjiri bayisoma buri munsi iyo habaye misa, kandi nta urarambirwa ibikubiye mu ivanjiri. Tugeze i Gahini, ubwo simvuze uko byagenze kugira ngo inkotanyi zifate i Rwamagana hariya. Babonye badushyira hamwe, nkanibutsa ko uko byagendaga icyo gihe, gushyiramo abantu ntabwo bafataga abacitse ku icumu ngo bavangure n'abandi, bafataga abanyarwanda basanze aho bose, harimo ndetse n'ababicaga, harimo ndetse n'abatotezaga bamwe. Twese tujyanwa mu nkambi i Gahini, abantu barenga 10,000. Tugeze i Gahini, nagize amahirwe yo gufata inshingano. Bumwe mu bayobozi bayoboraga iyo nkambi, murumva ko nari mfite umwanya wo kubona byinshi. Nsubiza amaso inyuma rero ngatekereza ibyo nabonye, nkumva ari inshingano zanjye zo kubigarukaho no kubisobanura. Umunsi wa kabiri tugeze i Gahini, abacitse ku icumu benshi baze kurya, banga kugira icyo banywa. Mu by'ukuri wabonaga ko bazicwa n'inzara. Impamvu yari iyihe nyakubahwa Meya n'abandi muteraniye hano? Impamvu yari uko Gahini yari ituranye cyangwa se yegeranye n'ikiyaga cya Muhazi. Icyo kiyaga cya Muhazi cyari cyuzuyemo imirambo y'abatutsi bari bamaze kwicwa. Amazi ya Muhazi wabonaga ko arerembamo amaraso, arerembamo urugimbu. Abantu bari Gahini bati ntabwo tuzanywa ari amazi yo muri Muhazi, ntabwo tuzatekesha ari amazi yo muri Muhazi, kubera ko nituyatekesha tukayanywa tuzaba turimo kunywa abantu bacu. Abana b'inkotanyi nka bane, umwe bamushyira hariya, undi bamushyira hariya, undi bamushyira hariya, badushyira ahantu hamwe mu kibuga. Bafite inkoni, nta mbunda bari bafite, barazibitse. Bafata inkoni baratuzenguruka. Uwari uziyoboye atugenera ijambo. Rero turatangira turavuga tuti se ubu ko twarokotse, ko mwaturokoye ubu kandi noneho mugiye kudukubita izi nkoni turazikizwa n'iki? Hanyuma ndagaruka kuri rya jambo
ridutunze no kugeza ubu ngubu, ijambo tuvanamo buri gihe, ingufu zituma tubaho tuzirikana aya mateka, turebera muri ya retroviseur bavugaga dativa, ariko tukareba n'imbere kugira ngo tutagira ibyo tugonga, kugira ngo duhuze ibyo turimo kubona inyuma n'ibyo tureba imbere, ibyo dutekereza, kugira ngo tubihuze, twubake ingufu zituma aho tujya tuhajya dukomeye. Inkotanyi yatuganirije ntabwo yavuze amagambo menshi, yaraturamukije gusa, iratubwira ngo muraho mwanyirira hato mwe. Rwose dativa inyirira hato ndivuze inshuro nyinshi, mbabarire kuba mbisubiyemo. Nongere gusobanurira n'iki nyirira hato bivuga. Nyirira hato bivuga agati gasigara ahantu batwitse, bakatwika ibyatsi byose bigashya, ibiti bigashya byose, agati ugasanga ntikagezweho n'umuriro, kagasigara gahagaze, ako bakita inyirira hato. Ikindi gisobanura inyirira hato ni ka gafu k'umweru gasigara iyo baritse umutsima ugashya, ariko wajya kureba ugasanga hari agafu k'umweru kasigaye, katagezweho n'aya mazi y'amarike, katagezweho n'imyuko, ugasanga karacyari agafu k'umweru, nako bakita inyirira hato. Amaze kudusuhuza atyo, abantu bamwe batangiye gusa nk'abavuye mu ndoto bari bafite. Ahangaha ndagira ngo mbasobanurire impamvu y'icyo kiganiro cyari kugira ngo tugaruke ibumuntu, twumve yuko noneho twavuye mu rupfu twagiye mu buzima. Ntabwo ushobora kuva mu rupfu ujye mu buzima udashobora kunywa amazi, udashobora guteka ngo umubiri ugire icyo ufata. Iryo jambo izo nkotanyi zarishingiyeho zidusobanurira ko ari twebwe abacitse ku icumu tugomba kumva dativa bivuzeho icyo ubuzima ari cyo, icyo ubumwe bw'abanyarwanda ari cyo. Kuko bwabaye ubutumwa bwo kuvuga ngo muntu uzihorera hano azabona icyo tuzamukorera. Mu bari abayobozi b'inkambi twe baranadufashe tujya gukorana inama nabo hafi y'aho twari dutuye, batwereka ibiti by'inturusi by'inganzamarumbo byari bihari, bati we Jean Pierre, nitwumva ko hari ibikorwa byo kwihorera byateguwe hano muri iyi nkambi, tuzakurasira kuri kiriya giti. Bagafata tuzakurasira kuri kiriya, wowe tuzakurasira kuri kiriya. Iyo bavuga ko abacitse ku icumu bahisemo kutihorera, kandi bari bafite ubushobozi bwo kubikora, bafite n'ababahagarikiye bafite imbunda, mujye mwumva ko ari byo. Tuzi neza abana b'abasirikare b'inkotanyi bagerageje kwihorera uko byabagendekeye, koko barasiwe kuri mwene ibyo biti nk'ibyo batweretse. Ntabwo rero ibyo mwavuze, nibagiwe izina ryanyu, mwavuze cyumi, ibyo mwavugaga ntabwo twihoreye. Senderi yabivuze neza, Imana n'inkotanyi, Imana n'inkotanyi. Imana yafashije inkotanyi zipanga iyo gahunda yuko abari bamaze kwicwa batagomba kwihorera, ko bagomba guhitamo ubuzima, kubera ko babonye urupfu ku buryo buhagije, akaba ari nabo bagomba kuba bumva agaciro k'ubuzima nk'uko dativa yabivugaga. Abacitse ku icumu ndabihamya, uzanyomoza ubwo nawe azampa igisobanuro cyuzuye cyabyo, ambwire nawe abihera. Hari abigeze kumva yuko abacitse ku icumu bazarwanya gahunda yo kubaka ubumwe, kandi
kandi ari bo bazi uko bigenda iyo ubumwe bw'abanyarwanda bwabuze, nibo babizi neza. Uravanaho igitekerezo cyo kumva yuko wacitse ku icumu, ugomba kumusobanurira inshuro 1000 icyo ubumwe buvuga. Beyanze abantu ujye washyikira Jeanne, yumva yuko Jeanne atakumva ubumwe wenda ngo byihute kurusha undi wabyumva se uretse Inkotanyi nawe undi wabyo ninde? Mbabare kuba ari wowe ndi mu kubaza kuko mbere ya genocide gato twari kumwe Jeanne ahantu no kwibaza ukuntu bizagenda, cyangwa wenda n'undi muntu musa mbona wenda n'undi muntu musa, ariko ndabona ari wowe n'abandi twari kumwe twatekerezaga ibyo byose. Twari kumwe na musaza wa Dativa, tukaba kumwe na bakamwe bavuga banshimiye Kagabo na muri umuntu we twanshimiye afite uba barokotse muri bo baza kwa wajya gusobanurira wacitse ku icumu inshuro nyinshi icyo ubumwe busobanuye, icyo ubuzima busobanuye. Narayihereye kuri iryo jambo rero ry'Inkotanyi ryarimo ibintu bibiri: kongera kumvisha ko ari twe tuzi ibyo ubuzima buvuga, ko rero udashobora kujya mu kwihorera, kuko niba bahagaritse ubwicanyi, bahagaritse urupfu, ntabwo byari kumvikana ukuntu abacitse ku icumu bagombaga kwinjira mu bikorwa byo kwihorera. Icyo ngicyo twongere tukizirikane kandi twumve impamvu yacyo, abakiri bato bumve n'impamvu Inkotanyi duhora tuzivuga. Cyokora hano mfite icyo nifuza kuvuga muri uyu mwanya, nsaba ko abashakashatsi bandamage bariya ndamage batubwiye rwose, batubwiye ibintu byiza, tubwira ibintu byiza bitindaho. Cyokora nagushimiye ko utatinze ku bintu byabagiterana bande tuzanire ibintu by'amategeko 10 yo kwanga abantu uyasome ugira ute nkaho udutongera kugira ngo hagira abayumva bayafate. Icyo nshaka kuvuga nuko igihe twibuka kuri muri 30 ubu tugiye reka duhindure paradigme, duhindure filozofi, dutangire tunavuge, urabyumva, tunasobanure iryo jambo ry'Inkotanyi, turisobanure, dutangire twandika amateka y'Inkotanyi, kuko twebwe turi twiga muri primaire. Odeta ari hano, yari umwarimu mukuru arabizi. Odeta Kayire shagana nanjye nagukurikiye twigisha amateka bakayibandaya. Ubu kuki tutigisha amateka ya Kagame n'ukuntu yapanze kubaka ubuzima bw'Abanyarwanda, ngo tuze hano twibuka batubwire amateka y'ukuntu mu Bitare Inkotanyi zahafashe, i Rwamagana ukuntu zahafashe, tubimenye bibe amasomo. Cyangwa se ibyo ndamage wenda ntabwo ari murimo gutinda bari mu Rwanda. Urumva, niba uri muri ekipe yandika uzababwira uti abacitse ku icumu urashaka amateka vuba vuba, kuko abo kwa Kayibanda ntabwo bategereje imyaka 40 kugira ngo batu ako ngako n'ugafata nanjye ndagafata ubwo, kuko tugera ku mateka y'u Rwanda tukavuga jenoside
ariko ntituvuge ni ibiki byakozwe kugira ngo tube tugeze ahangaha kandi tube dufite icyizere tugomba kuzagira n'imyaka ingoma igihumbi. muri byo ibyo inkotanyi zakoze, Jules Ndamage urimo kumva ibisobanuro numva ngewe kubaza wowe Jules Ndamage, ibiganiro byabereye mu Rugwiro byavuyemo ibitekerezo by'ingenzi igihugu gihagazeho ubu ngubu kugira ngo cyubake igihugu gikomeye. Havuye ibitekerezo byo ngo hazubaka ubutabera bumeze gute, itegeko nshinga ryacu tuzarikiramo iki, kutubwira uko byagenze kubera iki ko nta banga ryari rikwiye kuba ririmo. Ureba ikijisho ko naenda kureba ikindi tugwe miswi wenda zavamo uko biza. Ngewe nkeneye yuko aba bana bari hano utu twana dutoya twumva neza, turabigisha amateka ya jenoside nuko yateguwe, ariko tunabigishe nuko iyo jenoside yahagaritswe n'ibitekerezo byatumye uru Rwanda barimo banezerewe babona amashuri ntawe bavangura, uko byagenze ni gute, ntabwo byikoze. Ibyo ngibyo dukeneye amakuru yabyo. Rero bavandimwe muri hano, hari ahandi kumva tuvana ingufu zo kuvuga ngo dufite icyizere. Ba Senderi na Dieudonné bakunze kubitwibutsa, ni byiza, ariko dukwiye kujya tubisubiramo buri gihe, kubera ko abantu baduteze iminsi buri gihe. Muri 1994 twibuka ku nshuro ya mbere jenoside yakorewe Abatutsi, abantu badutegaga iminsi bari bazi ko leta itazamara n'imyaka 3, bari bazi ko abagiye kwigira ubuyobozi gusa, ariko ko bitazamara imyaka 2, 3. Ariko ubu ngubu tugeze ku myaka 30 kandi icyizere turacyumva ko tugifite. By'ibibazo bikomeye tunyuze mu biganiro bisesuye kandi bituma buri wese atanga igitekerezo kugira ngo abanyarwanda bose bibone muri iterambere ry'igihugu, abanyarwanda bose bibone mu majyambere igihugu cyubaka. Akaba harimo no kwiyemeza kwihambira kuri iki gikorwa cyo kwibuka. Mwese mwavuze mbere mwagiye mugaragaza ko ari igikorwa gikomeye kandi igikorwa dukwiye guhora tuvanamo ingufu zituma dutera imbere. Naringarutse kuri ibyo ngibyo rero kugira ngo mvuge mu yandi magambo wenda ibyagiye bivugwa na bagenzi banjye batubanjirije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadutoje kugira icyizere, kandi icyo cyizere kuva ku mwana muto kugeza ku mukuru agomba kukigira. Abanyamakuru ejo bundi batuganirizaga batubaza ibibazo byinshi mu kiganiro, batubaza ngo icyizere mufite mugikura hehe? Tugasobanura bakongera, ariko mwongere mutubwire aho muvana icyizere. Nuko icyo kiganiro cyabaye mbere y'umunsi w'ejo, ariko mu byo nari namusubije nari kumusubiza n'icyo nabonye ejo. Nyakubahwa Meya, iyo tubonye mu gihe twibuka nk'ubu mu kwezi kwa 4 tukabona Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiga ko nta cyizere ubonamo, buriya bariya basore na ziriya nkumi ntacyo bikubwira. Iyo bikoze mu kwezi kwa 4 buriya nta butumwa babahaye na wa wundi wacitse ku icumu wari ugifite utuntu two kujegajega. Nkarangiriza kuba dutega iminsi buri gihe batubwira ngo tuzagaruka, bongera kubaka ibitekerezo by'ingengabitekerezo n'ibindi. Tukaba dushima yuko muri umurenge wa hano
bidakabije cyane, ariko nibibura hari abashobora gucika intege kubera ko bumvise ko ababaza ingengabitekerezo social media. Hari abantu bahiye ubwoba ngo kuri social media ngo baruzuye, ngo birirwa bandika ibintu ibyo bandika by'ingengabitekerezo n'ibindi, iyo bije bigakubita ku rutare twubatse, ngira ngo abantu bakwiye kubonamo umuti. Ariko nanone urubyiruko rwacu ibyo turugendera nk'impamba kugira ngo bazakomeze kubaka iki gihugu, bazanasimbure ku buryo buhagije n'izi nkotanyi zubatse ubumwe bw'abanyarwanda, urwego turimo kubona, bagomba guhabwa ibikenewe byose kugira ngo bige aya mateka kandi bayige neza. Igihugu agiye kumbwira ko bayigisha neza amasomo, ntabwo ngiye kukubwira impamvu amasomo sha neza. Ngiye nazengurutse igihugu cyose ndeba mu mashuri, tukabaza abarimu b'amateka, ariko mujye mujyana abana mwigisha ku rwibutso, data ntabwo tujya tubajyana kubera ko umwarimu akatubwira ati ngiye sinshobora kujya ku rwibutso, ngirane aba haburamo ikintu. Uri muri kaminuza yawe ubanza wenda ihitamo kwigisha abantu bayobora ibigo, muzigishe none wowe kubera ko unabyumva, mwigisha abazigisha amateka basura inzibutso, urumva batumira bazigaga kaza ukamuzana mu ishuri ryawe, isomo ry'amateka akaba ari uryubakira. Utiri uzana ibintu by'ibigambo birebire n'iki byose, ukazana abazigaga, undi munsi ukazana Munyensanga, undi munsi ukazana Jani, undi munsi ukazana undi, hanyuma wowe icyo wakora ugakora ka senteze gusa bikagenda. Burya amateka baba bayafashe, dore ko n'ubu rero bayigisha mu ndimi zihambaye batanabyumva, barabifashe mu mutwe ugasanga ntibyumvikana neza. Uzabwire bagenzi bawe bayora amashuri makuru ko tubinenga, abasenateri turabinenga, uburyo abarimu babyifata turabinenga, kandi umusenateri icyo yaneze buriya aragikurikirana mpaka kikazakemuka. Buriya niko bimeze. Nkagira ntabarambiye nongere mbakomeze. Umuntu yatubwiye ko iki gikorwa cyo kwibuka kubacitse ku icumu ndetse n'abanyarwanda bose kiri mu bikorwa by'ibanze bitwubakamo ingufu. Umwanditsi ni umudamu witwa Esther Mujawayo, niwe ukunda kutubwira ko igikorwa cyo kwibuka kimeze nka cya gihe umushoferi w'imodoka ageze kuri station akongera essence muri tank y'imodoka ye kugira ngo yongere ingufu zituma urugendo rurerure aba afite arukora. Igikorwa cyo kwibuka rero, muvandimwe watubwiye yuko hari abatakizamo izo mbwa kubera iki zitaza muri ni mbisi imbwa, kubera ko imbwa nitamenya ikizayivura. Niba tuvuga ko igikorwa cyo kwibuka kirimo umuti, umuntu akiyima uwo muti, ubuse wamwita umugabo ushigiye ku gitifu. Uwo umuntu wanga umuti nuvuga ko ashaka kwiyahura, kuko igikorwa kivura buri wese ku rwego rwe. Abacitse ku icumu kirabavura, ariko nabo ngabo tuvuga ngo barabirangije, nibyo tugomba gukurikiza amategeko. Nibaze basange abandi, uko bagenda bumva ibiganiro niko bazajya bava ibuzimu bajya mu buzima bw'abantu. Gitifu rero urumva ko wahawe umukoro ukomeye. Muri uwo mukoro ni ukujya ukomanga kuri buri rugo, uzavana imikote wambare bote, ujye ukomanga kuri buri rugo rw'uriya muntu yavuze, baze hano bajye mu bantu, kuko igihugu nabo kirabakeneye, gikeneye ingufu zabo, kandi igihugu ntabwo kizabatakaza.
nubwo butumwa nagira ngo ndangirize iri jambo, ngira ngo mbashime ko iki gikorwa mwakitabiriye kandi mwiyemeje kuzakomeza kugira icyizere cy'ubuzima, kugira icyanga cy'ubuzima no gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo igihugu tucyubake neza, tuzakirage aba bana ari igihugu kimeze neza, nabo bumva impamvu bagomba gukomeza uwo murage. Murakoze. Mahirwa zanwa no kwizera, zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataratuvamo. Jenoside yakorewe Abatutsi, turushaho gufatanya mu guhangana n'ihungabana. Umurage wacitse ku ijuru. Indabo zihamye ko tubakunda bikomeye, tubahaye izi ndabo zijye mu cyimbo cy'impano zinyuranye, twakabaye tubaha iyo batabica, ingoma ibihumbi tuzahora tuzizana. Binkora ku mutima, byirukana umuhigo wo kuzabitura ineza, umugome arandogoya yo gatsindwa. Jye numvaga ubwo nzaba maze gukura, data nari kuguha inka nkaguheta indi, nkakwambika ingofero y'icyubahiro, ubusaza bwawe nkaguha agakoni keza, naho mama nkakwereka uwo nabengutse, nkakwambika ikamba rihebuje ayandi yose, nkagura imodoka nkajya mbatembereza, maze ubabonye agahamya ko mwabyaye. Tuzanye izi ndabo zihamye ko tubakunda bikomeye, cyagiye urupfu rwa mwaduciraga isiriko twishe, babica tureba tubura icyo twakora, amashusho nk'ayo ntajya tuva mu mutwe, mwadutoje umuco w'ubutwari cyane, mudusigira izina ritagira umugayo, kugirana isano namwe biduteye ishema, tuzahora duharanira kububahisha, duhagaze mu cyuho cyanyu neza cyane, dukodesha abasaza batuvugira imisango, ubwo tukabyara tukabura uwaduhemba, tukiyumanganya tugakomeza umutsi. Tuzanye izi ndabo zihamye ko tubakunda bikomeye, tubahaye izi ndabo zijye mu cyimbo cy'impano zinyuranye.
zacu zigasubira ibubisi gusa dufite imana dufite n'inkotanyi tubakunda cyane kurusha ibibaho byose nimwe butunzi dufite ntavogerwa tuzabasura uwabishagira ikimwaro tumuhumuriza kude yubakiwe u Rwanda tuzabazanira indabo mu nzuzi n'inzibutso tuzurire imisozi tujye mu bishanga tubikore kenshi bizira gucogora bityo uwabishe yumve yigaye kuko tuzanye izi ndabo zihamye ko tubakunda bikomeye tubahaye izi ndabo zijye mu kigo cy'impano zinyuranye twakabaye tubaha iyo batabica ingoma ibihumbi tuzahora tuzizana tuzanye izi ndabo zihamye ko tubakunda bikomeye tubahaye izi ndabo zijye mu cyimbo cy'impano zinyuranye twakabaye tubaha iyo batabica ingoma ibihumbi tuzahora tuzizana niho twari twaribitse ni hariya ariko bigenda bikagera hariya wowe do aho akagabo bamwiciye ni gutya byabaga hariya ahubwo hari niba niho ahandi twagiye Geri reka kukwita nababuze nirushyiraho cyagine baransubira oya turarushyiraho abagabanukemo ko baracyari bari benshi cyane yazimye ariko nabibwira yagize inama abantu bashaka gukora ko telefone yazimye na mucaca n'akazi ko kubariga twabona madereni namuruza ntabwo